azasenya abandi. Mbonye rero yidoga ngo abantu ngo bazarenge ngo umurongo ngo nibiki byose. Nge narabivuze n'ubu nabisubiramo. Ngewe Taifa mu buzima bwanjye aho mva nkaje nta kintu na kimwe kintera isoni. Nta kintu na kimwe ntinya. Uko waza kose ndakwakira. Waza muri mpangara nkuhangare ndi tayari. Waza mu bitutsi bya kisasa bigezweho bya rimbukeni aho ndari. Waza muri vuta ni kuvute ndahari. Wakora ikiganiro kimwe nkora bitatu ku munsi. Wakora bitatu nakora 10. Mu magambo niyo twagira gutyo tukavuga amagambo ntago wandusha amagambo. Ni wandusha kungikanya amagambo, ni wandusha kuzana amagambo, ni wandusha iki. Nabonye uvuga ngo uzakurikirana ngo ikiguri cy'umuswa ahantu kiri. Nge nzakurikirana ijeri aho rivugira aho risakuriza ku muyoboro mu mwobo. Muri uwo mwobo ijeri ririmo riza risakuza rije kumenasa. Murabizi ijeri rivuga riba ririmo risakuriza abantu. Iryo jeri rero nzagenda ndyubikire. Ubundi ushaka gukubita ijeri uragenda ukajya inyuma y'umwobo gato ugafata inkoni. Kuko ubundi ijeri iyo rigiye kuvuga rirasohoka rikaza rigahagarara ku mwobo. Icyo gihura kubituka ryahuranye. Kuko ijeri ni inyaryenge kandi rirumva cyane. Ijeri rero risaba kuri nyine ubwenge kugira ngo ritandike. Nje gusibanga no gusiba imyobo cyangwa se umwobo ijeri rivugiramo. Rije gusakuriza abantu, rije kuvuga ubusa, rije kwataka abantu, rije kuvuga byinshi. Ijeri muzaryumva iyo rivuze rimena abantu amatwi. Nje gusiba rero, siba kubiti ijeri rivemo rigende. Iyo mirongo itukura ni yihe? Ahubwo yaba twamenyaga ngo bimeze gutya na gutya, none iyo mirongo tukayirenga ngo ukandagira abazamu abantu birirwa babakandagira buri gihe. Ubusa abazamu bavunitse bangana iki? Kandi ko ari igihe n'amakarita y'imituka datangwa bakamuha umuhondo. Cyane rwose.